niba ari n'uburwayi bwari bwarabasa ubuzima bwawe, warabaye addicted ku kintu runaka, none wakira imbaraga zibohora ubuzima bwawe, wakira imbaraga zibohora imibereho yawe, wakira imbaraga zibohora famiye yawe, wakira imbaraga zibohora akazi kawe. Kubera iki? Indogobe zabuze zirabonetse. Gusengerwa, umurongo w'ivugabutumwa. Turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turanezerewe kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye andi mahirwe yo kongera kuganira, iduhaye undi mwanya wo kongera kwamamaza ubwami. Rero mwebwe mudukurikiye aho muri hose, ari ku mugabane w'Iburayi, ari ahantu hatandukanye muri Afurika n'ahandi, mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Imana ibahereze umugisha cyane. Ndanyuzwe kuba hano kuri gusengerwa. Ni iby'agaciro, ni ibintu bikomeye, ni ubuntu bugeretse ku bundi, kuko nta kindi twahamagara usibye kuvuga ubwami bw'Imana. Uyu munsi rero ndi hano kugira ngo tuganire, kuko ubwo Imana impaye amahirwe, ubwo Imana impaye umwanya, ubwo Imana inyemereye kuvuga, hari icyo nshaka ko tuganira none. Ndashaka kukubwira ku ijambo nahaye intego ivuga ngo ibyawe nubwo byari byarazimiye ntibyatunguye Imana, ahubwo Imana yagira ngo ikugeze aho ugomba kugera. Nubwo byazimiye, haleluya, ntabwo byatunguye Imana, ahubwo Imana yo yabikoze kugira ngo ikugeze aho wagombaga kugera, aho yagusezeranyije, cyangwa se ku cyo yavuganye nawe. Kuko twese umureba tubitse amasezerano y'Imana, twese mureba twavuganye n'Imana, ariko ahantu bitandukanira ni urugendo ruva aho wavuganiye n'Imana no kugera ku gisubizo cyawe. Yesu ashimwe cyane. Rero nje kukubwira ngo birashoboka ko hari ibyazimiye ukagira ngo hari umugambi w'Imana warahagaze. Oya, kuba bitarakunze ejo ntabwo bisobanuye ko byarangiye, ntabwo bivuze ko wavuye ku rutonde rw'abantu babona ukuboko kw'Imana, ahubwo Imana yari irimo iragusunika cyane, yari iri kukugeza aho ishaka kugera, kugira ngo mu minsi mikeya uzatangaza inkuru y'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ndifuza aka kanya, hari umuririmbyi umwe waririmbye aravuga, mfite umukunzi wankoze ku mutima, mfite umukunzi wanejeje, wanyitangiye, aravuga ngo nta kintu na kimwe gishoboka cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nta na kimwe, nubwo byaba intambara, nubwo byaba ibibazo, nubwo byaba amadeni, nubwo byaba ubukene, nubwo byaba indwara, icyaba icyo ari cyo cyose, nta kintu cyiteguye kuntandukanya na Kristo. Amina. Umugabo umwe witwa Paulo ndamukunda cyane, yaranejeje, yigeze kubwira Timoteyo, aravuga ngo Timoteyo we, jya ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Aravuga ngo nahuye n'intambara zari zikomeye, nahuye n'ibyanciye intege, nahuye n'ibitero by'abantu batandukanye. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umunsi nakoraga uno murimo ntabwo narwanye n'abayuda gusa, asifiwe, narwanye n'abita ko basenga b'Abakristo, tukaza tugahangana. Ariko nakoze iki muri izo ntambara? Nakomeje kurwana intambara yo kwizera, nakomeje kurwana intambara nziza. Reka nkubwire mwene data unteze amatwi wo nkurikiye, rwana intambara nziza, byaba ku manywa, byaba nijoro, byaba bigoye, byaba bikomeye, byaba bimeze gute, rwana intambara nziza. Itabasha kubesha mwavuganye, yiteguye kuzaho kunezeza. Yesu ashimwe cyane. Munyemerere turirimbe n'akantu gato cyane kagufi, tuvuge ngo mfite umukunzi. Hari umukunzi wabonye, hari umukunzi waje mu buzima bwawe, hari umukunzi wagukunze, akwitangira utamuzi. Kandi reka mbabwire, iyo tuvuga ijambo gutsindishirizwa, twe twumva ari ibintu wenda biri mu kirere bisanzwe. Reka nkubwire ngo utsindishirizwa iyo ari umuntu wo gutsindwa, wari uwo gutsindwa, ariko Imana iguhamagaye wo gutsindishirizwa. Reka aya masaha tuvugana Imana igutsindishirize mu izina rya Yesu. Reka aka kanya tuvugana wakira intsinzi mu biganza by'Imana. Nubwo urwo rubanza rwari bugutsinde, ariko none wakira amahirwe yo gutsindishirizwa. Nubwo iyo ntambara yari kugutsinda, ariko uyu munsi ubwo Imana ikugiriye ubuntu, haleluya, reka uyu mugoroba aya masaha Imana igutsindishirize, wakira igitangaza cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka turirimba nawe akantu gatoya, turimo turamya Imana, hanyuma dusenge twumva ijambo ry'Imana. Urakwiriye Mana, izina ryawe nirihimbazwe.
mfite umukunzi wanyeganyeje inkingi z'umutima wanjye sinyibibasha gusobanura iby'aya magambo arura umutima mfite umukunzi wanyeganyeje inkingi z'umutima wanjye sinyibibasha gusobanura iby'aya magambo arura umutima. Urakwiriye Mana kuko uri umunyembaraga, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Reka imitima yose igiye kumva ijambo ryawe ifungukire kukumva, kandi urwane intambara zose wamaze iminsi barwana zarabatsinze. Birashoboka ko bashatse igisubizo bakakibura, ariko uri Imana itanga igisubizo, habe ku manywa habe nijoro. Uri Imana ibasha gutanga umucyo. Reka buri muntu wese umurasira umucyo yakiriho umureba mu biganza byawe. Urakoze kugize neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje n'ubundi kandi turacyari kumwe. Amazina yanjye n'ubu nitwa Nsengiyumva THEOPHILE. Nezezwa n'Imana cyane iyo ndimo mvuga ubwami, ndi kuvuga imbaraga z'Imana, ndi kuvuga kunesha kw'Imana, birandyohera, biranezeza. Niho uyu muririmbyi yavuze ngo mfite umukunzi wanyeganyeje inkingi. Uzi kugira ngo umuntu agiye ku rwego anyeganyeze inkingi z'umutima, aba yarakoze ibintu bikomeye. Dawidi we yaranditse aravuga ngo dushimire Imana iby'imbaraga yakoze. Niba ari ikintu gikomeye, hari ibintu by'imbaraga. Haleluya! Hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze mu buzima bwa ubu tuvugana. Usubije amaso inyuma, hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Niyo mpamvu uyu muri yavuze ngo ari umukunzi wanyeganyeje, anyeganyeza inkingi z'umutima wanjye. Hari ibyo yakoze by'imbaraga binyeganyeza umutima wanjye. Haleluya! Aravuga ngo nibuka umunsi wenda nari ndi muri gereza kansohoramo nta ruwo gutsinda, nabyo ni iby'imbaraga Imana yakoze. Umunsi umwe wambaye ubusa akakwambika, nabyo ni iby'imbaraga. Hari iby'imbaraga Imana yakoze kwishyurira amadeni. Hari iby'imbaraga Imana yakoze gukorera ubukwe abandi bwapfuye. Hari iby'imbaraga Imana yakoze umunsi yakurwaniriraga abantu bose bagutaye bari kure yawe, ariko Imana ikora iby'imbaraga irakurwanirira. Haleluya! Hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze nawe gucira kari urutega, ariko Imana ikora ibintu by'imbaraga. Reka tuyishimire ko hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Reka tuyishimire ko hari amaboko yahinnye yararambutse kugira ngo aze kukurwanya, ariko Imana ikahina ayo maboko kugira ngo wakire igisubizo. Hari iby'imbaraga papa, mama, hari iby'imbaraga Imana yakoze. Nshuti yanjye, subiza amaso inyuma, ibuka ko hari ibintu by'imbaraga. Haleluya! Ibuka cyagihe uri burwaye, mama, ibuka cyagihe ugiye kubyara. Ibuka abantu baguye imbere bavugaga icyongereza cyiza, abavugaga igifaransa cyiza, ari abantu bize, ari abantu bari bakomeye, ariko baguye imbere yawe. Ariko Imana ikora iby'imbaraga igutiza ubuzima. Uyu munsi urahetse, uyu munsi uguwe neza, uyu munsi ntacyo ubuze, uyu munsi urahamagara Imana. Bari bagiye guteza cyamunara, Imana irambura amaboko. Wari ugiye gukorwa n'isoni, Imana iratabara. Ibyo ni iby'imbaraga. Haleluya! Hari iby'imbaraga. Ndi kuvuga Imana ikora ibintu by'imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere ibice 9, dusome umurongo wa 20. Havuze ngo kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarika umutima, zarabonetse. Amen. Kandi rero iby'indogobe zo zimaze iminsi 3 zarazimiye, ntibiguhagarika umutima, zarabonetse.
Yesu ashimwe cyane. Nasomye amagambo ndaryoherwa, ndatangara, numva Imana bundi bushasha, numva Imana mu buzima bwanjye busha. Yesu ashimwe cyane. Hari umuririmbyi umwe wavuze ngo iratwibutsa Imana ngo igiye kutumara umubabaro. Reka uyu munsi Imana nawe kwibagiza umubabaro wawe. Reka uyu munsi Imana ikwicaza ahakwiriye, aho wagombaga kwicara, aho utagombaga kwicara, ko Imana yakwicaza. Birashoboka ko wenda n'ibyawe byanyazwe, birashoboka ko intebe yawe yanyazwe, birashoboka ko umaze igihe kirekire warabuze akazi byaranze, ariko Imana none turimo tuvugana inyemerere yo kabyara yongera igarura indogobe zawe zabuze. Umunsi umwe ahangaha Sawuli iseye ni Kishi aravuga ngo mwana wanjye, dore indogobe zabuze, dore ibintu byahindutse, dore ibintu byivanze, none fata umugaragu umwe muri aguherekeze, mugende mujye kunshakira indogobe. Ndetse nta kibazo, bafata urugendo barazenguruka bashaka indogobe. Ese ugira ngo indogobe zawe ntizabuze? Ese ugira ngo nuko utazishatse? Ugira ngo se nuko utagerageje? Gushaka akazi se niba gashatse bikaba byaranze? Ntudepoza buri munsi se nibyananiranye? Ntiwashatse urubyaro se ntirwabuze? Izo ni indogobe zabuze. Ariko nkuzaniye inkuru y'ubutabazi ku buzima bwawe, nkuzaniye inkuru y'ihumure none ngo izo ndogobe zimaze iminsi zarabuze ntizongere kuguhagarika umutima, kuko none zabonetse mu biganza by'Imana. Izo ndogobe z'ubuzima, imibereho mibi wari urimo zabuze, wabuze ubuzima bwiza waragerageje. Ntabwo ari uko udakora, ntabwo ari uko utinjiza amafaranga, ntabwo ari uko utagerageza, ntabwo ari ikintu, si umutima mubugira, ntabwo ari uko utize nk'abandi, ntabwo ari kuba waranzwe n'abantu, ntabwo ari ukubera kuri mubi, ahubwo ni indogobe zari zarabuze. Haleluya. Ariko none tuvugana Imana, indogobe zawe ziraboneka kubera ko Imana ibitegetse. Ngo bafata urugendo baragenda, ngo bashaka indogobe zirabura burundu. Nkuko washatse igisubizo nawe, nkuko washatse icyerekezo ukakibura, nkuko washatse inzira ukayibura, nkuko washatse ukugirira imbabazi ukamubura, nkuko washatse ukumva ukamubura. Birashobora guhamagara famiye wangu ntacyo dufite, wahamagara mwene wanyu ati nanjye byanze. Birashoboka n'amashuri yahagaze, wenda birashoboka ubuzima bwose wenda bwarivanze, wenda none intambara uri kurwana mu murimo w'Imana ntawamenya, inzira zose zaranze warashakishije. Ariko none nimo ndavugana nawe, imbaraga ze nawe kuvana muri uyu mujyi ntazihari. Imana indogobe zabuze ziraboneka, ibyawe byananiranye birahagararira aho byari bigeze, wakira ubutsinzi mu biganza by'Imana. Niba ari n'uburwayi bwari bwarabase ubuzima bwawe, warabaye addicted ku kintu runaka, none wakira imbaraga zibohora ubuzima bwawe, wakira imbaraga zibohora imibereho yawe, wakira imbaraga zibohora famiye yawe, wakira imbaraga zibohora akazi kawe. Kubera iki? Indogobe zabuze zirabonetse. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe kandi ngo umugaragu ngo abwira shebuja abo ariko rero nubwo umbwira ngo indogobe zabuze, hari ahantu twavana amakuru. Haleluya. Nubwo ubona byanze, imbaraga zacu twazishyizeho biranga, nukuri ntabwo ari uko tutagerageje, ntabwo ari uko tutarwanye, yewe si nuko tutasenze, oya, ntabwo ari uko tutiyirije amasengesho menshi. Kuba byaranze ntabwo ari uko tutagerageje. Haleluya. Ariko icyo nimo nkubwira cyo nuko none turimo tuvugana, hari amakuru mfite yandi atandukanye nayo ufite. Wowe wizeye imbaraga ziwawe, ariko nyemerera kanya gatoya nkwereka imbaraga z'Imana yo mu ijuru zirenze imbaraga z'abantu bose bakomeye, zirenze imbaraga z'abahuzahuvuka, zirenze imbaraga z'inshuti zawe. Nyemerera nkwereke ahantu muri aka gace turimo hari amakuru mfite ko hari umuhanuzi, nubwo naza ahantu atuye, ariko umuhanuzi arahari kandi yatubwira amakuru. Nyamara yatubwira ahantu izi ndogobe zagiye, nyamara yatubwira ukuntu byagenze, nyamara yabitubwira. Uyu muhanuzi yaduha amakuru, yatubwira ibyabaye, yatubwira icyaduteye, yatubwira niba ari ibibazo nk'ibyo twibaza. Umaze iminsi urimo uribaza, wabuze igisubizo, maze iminsi ubaza icyateye uwo buzima urimo, wabuze icyerekezo n'igisubizo. Nkuzaniye igisubizo kivuga ngo nta handi biri mu biganza by'Imana. Icyatumye Imana ibyemera yagira ngo ikuremere ishimwe, icyatumye Imana ibikunyuzamo yagira ngo ikugeze kure, icyatumye Imana ikurindira aho ngaho n'ubipfiremo, nuko biracyashoboka. Kuba umutima byonyine ujya utera biracyashoboka imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo aravuga ngo none se ko mfite amakuru ko tutaya tujya imbere y'umukozi w'Imana gutyo gusa
turajyayo dute ko nta kintu dufite? Ahubwo ati oya humura ahanga hari akantu gatoya. Yesu ashimwe cyane. Reka tukajyana, reka tugende, nta kibazo akakarahagije, nta kibazo, fa kuba twagezeyo ni atari imbokoboko gusa. Ati sawa tugende. Ngo bafata umwanzuro baragenda. Kumva uko bagenda, Imana yarayisanze umuhanuzi witwa Samweli. Bibiri mwita bamenya, iramusanga iryo jambo ngo ejo n'aya masaha nzakoherereza umuntu. Haleluya. Ejo hari umuntu maze iminsi ndimo ndareba, maze iminsi ndambagiza, hari umuntu ushaka kugeza mu mugambi wanjye, hari umuntu ushaka igisubizo cy'abandi. Ejo azaza. Reka nkubwire, Imana igutera iteka uhiruka igisubizo cy'abandi. Imana igutera iteka uhiruka igisubizo cy'abandi. Habwa ati nta kibazo azaza. Ati uwo muntu rero nzaguha amakuru ye. Ngo baragenda, ngo bakigera ku kanunga, ngo batangira kubaza abantu, ngo babaza Samweli ngo ariko ngo hari bamenya utuye hano kandi dushaka. Undaterega mwiyoba ninje bamenya, ntago mwayobye ninje bamenya mushaka, ahubwo muze munkurikire uko amakuru yanyu ndayafite. Erega amakuru yacu afitwe n'Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo Mana icyo ngukundira ngo nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryawe natwe kure y'amaso y'abantu. Reka nkutangariza aya makuru, abakuvuga ntabwo bakuzi kuko ibanga ryawe riri mu biganza by'Imana. Abantu bagusebya ntabwo bakuzi, ibyo bavuga ni ibintu bigaragara biri aho ngaho, ariko hari yindi shusho Imana ibona. Arandi makuru Imana yabahishe, iza kubagaragaza uba warakozwe n'isoni, iza kugutanga. Bibiliya yaravuze ngo Uwiteka himbazwe utaradutanze mu menyo y'abantu ngo duhinduke umuhigo wabo. Haleluya. Ngo ikigoyi kiracitse. Hari ikigoyi kigiye gucika none tuvugana. Hari ikigoyi kigiye gucika mu rugo rwawe, hari ikigoyi kigiye gucika mu bana bawe, hari ikigoyi kigiye gucika mu kazi kawe. Ibyari bizarivanze, ubona divorce yaje igeze ku muryango. Hari ikigoyi gicitse, ugiye kwakira imbaraga z'Imana, ugiye kwakira kureshezwa n'Imana, ugiye kwakira ubutsinzi bwo mu biganza by'Imana. Haleluya. Ngo arangije aramubwira ngo ni jewe, humura ntiwayobye, ngwino tuvugane. Ngo aragenda aramwegera, ngo barimo bajya banga umurarara hano, ejo nzababwira buri kintu cyose. Ngo kandi ndabona muhagaritse umutima, iby'indogobe byo zimaze iminsi zarabuze. Haleluya. Umva ijambo rikomeye. Imana yari yamaze gupanga ko Sawuli igiye kumuhereza ubwami. Mu yandi magambo, wenda ubukene bwaraguteye, wenda izo ntambara zarahagurutse, wenda n'ibyo byose byivanze mu buzima bwawe byaraje, ni wowe ubizuza ibikurwanya, ariko Imana irabyemera kugira ngo izabikoreremo ikugeze mu gisubizo cyawe. Izaguhuza n'umuntu wawe, izaguhuza n'umuntu ukugirira imbabazi, izaguhuza n'umuntu ukugirira impuhwe, izaguhuza n'umuntu ugukunze, izaguhuza n'umuntu utari indyarya, izaguhuza n'umuntu ugufata akaboko. Ukeneye umuntu ugufata ikiganza agakugeza mu gisubizo, ukeneye umuntu ugufata ikiganza agakugeza mu cyerekezo. Abantu bakwambuye Imana iracagifite, icyo abantu bakwambuye Imana iracagifite mu biganza byawe, ntabwo yigeze ikurekura. Mutangarize, ibimenyetso ni iby'ijana ku ijana, ariko ubutumwa bwose ni ikinyoma. Hey, haleluya. Ibimenyetso nibyo, kuba bavuga ko utarabyara nibyo, ntabwo urabyara, ariko ubutumwa bwangu ntabwo uzabyara burundu, ntabwo ari bwo, ntabwo ibyo ari byo, kuko hari icyo Imana yagambiriye mu buzima bwawe. Barabivuga ko uri umukene n'akazi ugira, nibyo, uri umushomeri, ibyo ni ibimenyetso, ni ukuri, ariko ubutumwa bwangu uzahora mu bushomeri, uzapfira muri ubwo buzima. Ubwo butumwa ntabwo ari bwo. Bavuga ko urwaye indwara idakira, yego niko abantu babyita, ariko nta ndwara idakira. Ubutumwa bwangu iyo ndwara izakwica ntabwo ari byo. Uvuga ngo abadayimoni bazakwica ntabwo ari byo. Ivuga ngo uzakorwa n'isoni ntabwo ari byo. Uri mu rubanza nibyo, barabireba bakabivuga, wibarenganya, niko kuri, ariko ubutumwa bwangu urubanza ruzagutsinda. Ubwo ntabwo ari bwo. Ugiye kwakira imbaraga, ugiye kwakira kunesherezwa, ugiye gutungurwa n'Imana, kubera ko Imana yashakaga igiye kukikwinjizamo. Aravuga ngo iby'indogobe zimaze iminsi zibuze. Mu buryo tugiye kugendanamo
muri urugendo tugiye kugendamo wihangayikishwa n'ibyo wari warabuze, wihangayikishwa n'ibyo byari byarakubase, wihangayishwa n'ibyo byari byarakuvunnye. Icyo nkubwiye cyo ni kimwe, nuko none tuvugana indogobe zamaze kuboneka. Hari ibintu byawe bibonetse uyu munsi, ibyo byari byarabuze birabonetse. Wihangayikishwa nabyo, Imana itanze igisubizo. Aya masaha tuvugana, Imana iguhuze n'ibyawe, Imana ikugarurira ibyawe. Ibyo abadayimoni bakunyaze, Imana nibigarure. Ibyo abadayimoni batwaye, Imana nibigarure. Reka nkubwire ikintu gitangaje, Imana igira ibintu ihubuza mu nda z'abantu, Imana yongera ikenyuruza abantu nirangiza igukenyeze. Uko yaravuze ngo nzakugenda imbere kugira ngo ahataringaniye maringanize. Urugendo rwawe Imana iraruzi, urugendo rwawe Imana rurimo, Imana izabana nawe. Niba ari ubukwe bumaze iminsi bupfa, ubukwe bwarapfuye burapfa burongera burapfa, ugeze igihe urabirambirwa, humura none zari indogobe zari zarabuze ariko zirabonetse uyu munsi. Ibyo byose byari byarivanze ariko humura, ikiganza cy'Imana kiragaragaye, imbaraga z'Imana ziragaragaye, kunesha kw'Imana kuragaragaye. Izere gusa, uhanga amaso Imana, iwe ngo Mana ndakwizeye, nubwo byari bikomeye ariko ndakwizeye, nongeye kugira icyizere gisha yuko ubuzima bwanjye bukomeye. Yesaya yaranditse avuga ko umwe Imana azantabara, ngo bituma ntamwara, bituma amaso yanjye nkomera. Naca mu bantu bakabona ndakomeye, abavuga ko ndi indaya bakabona ndakomeye, abavuga ko nazabyara bakabona ndakomeye, abavuga ko nzapfa gutya bakabona ndakomeye. Komera, iyo wizeye n'Imana iracyabarusha amaboko, iri hejuru yabyo izakurwanirira, uzabona ikiganza cy'Imana. Imana ibahereza umugisha, Imana ibanezeze kandi Imana ibageze kure, mwakira ubutsinzi bw'Imana. Kadusenge ariko ubwira Imana ngo ma kugira icyizere bwa kabiri, wongere ugirira Imana icyizere, izakurwanirira, ntuzakorwa n'isoni. Uko abantu bagutekerezaga ntabwo ari kuzamera, kuko Imana igambiriye ibyiza. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka risenye buri kintu cyose cyari cyarubakitse kitavuga Imana mu buzima bw'abantu. Reka guhera none ukingura umuryango umaze iminsi ufunze imbere y'abantu. Reka bakire ubutabazi buva iwawe, reka bakire amashimwe mu minsi mikeya, reka batangaze inkuru z'amahoro. Urakoze kugize neza, urakoze Mwami, urakoze kubatsa ibintu bikomeye, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.